Hirya no hino mu gihugu hakunze kumvikana ubujura bw'amafaranga mu mirenge sako itandukanye. Mu nama mpuzamahanga y'iminsi 2 yaberaga mu Rwanda yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga mu bigo by'imari iciriritse, hagaragajwe ko kuba bene ibi bigo by'imari by'umwihariko za sako bigikoresha uburyo bwa kera bw'impapuro muri serivisi zabyo, yaba mu kubitsa no kubikuza, bitiza umurindi ubujura bw'amafaranga. Kuba nta koranabuhanga ntekereza yuko aricyo gituma abantu biba uko bishakiye. Ntabwo umuntu ubitsa ari wikuza, kandi ikindi tugira ibintu by'ama passwords, amajambo cyangwa se imibare y'ibanga, kugira ngo umuntu atinjiramo uko yiboneye, abe yabikuza cyangwa se agira icyo akora kuri konte atabyemerewe. Ikoranabuhanga ryahangana n'iki kibazo cy'ubujura, kuko urebye akenshi nk'ubujura bukorwa babukorera mu bintu mu mafishi, ariko n'ikoranabuhanga niritangira ubwo haba harimo uwakoze igikorwa n'uwacyemeje, icyo twita inputter na authorizer. Operation yakozwe yitotorijwe ntabwo amafaranga yabasha kugenda. Jackson Kwikiriza, umuyobozi nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'ibigo by'imari iciriritse mu Rwanda Amiri, nawe agaragaza ko gukoresha ikoranabuhanga ari byo byaca ubujura bw'amafaranga bukunze kuvugwa mu mirenge sako. Ubundi iri koranabuhanga ikintu cya mbere ryaba rije gukora no guca ubwo bujura wavugaga, kubera ko ikoranabuhanga ntabwo ifaranga rishobora kuva ku muntu umwe ngo rijye ku rundi undi ataryemeje muri system. Bitandukanye nuko wajuze kubitsa amafaranga miliyoni zawe 5 ungagusinyira ku ifishi nawe ugasinya ukagenda nkayabika, nta wundi muntu wabibonye. Ariko iyo amafaranga ari muri system, hari ubisaba, hari ubyemeza, hari uyasohora, ngo ubibora muri system. Ese ko mbona hari umuntu ukuriye amafaranga yakuye kuri konte banka dukora nayo arashaka kuyakoresha iki, ukabikontrola kuko ni muri system bikorerwamo. Ngo system ikije guca umuntu umwe ashobora kwemeza amafaranga agasohoka, umuntu umwe ashobora kubika amafaranga, umuntu ashobora gufata icyemezo cyo uko amafaranga yakoreshwa undi atabibonye. Ubwo ikoranabuhanga rigaragazwa nk'irizihutisha imitangire ya serivisi mu bigo by'imari iciriritse ndetse rikanakumira ubujura, ku rundi ruhande hari abasanga ibigo by'imari iciriritse byinjiye mu gukoresha ikoranabuhanga bigomba no kubakirwa ubushobozi bwo guhangana n'ibitero by'ikoranabuhanga. Desmond MR ni umuyobozi w'ikigo cy'imari iciriritse Red Sphere Finance cyo mu gihugu cya Zimbabwe. I think one of the things that we need is the regulatory systems. Ntekereza ko kimwe mu bikenewe ari urwego ngenzuramikorere rukomeye kandi narwo rukoresha ikoranabuhanga. Muri make ni ubufasha bukomeye bwa banki nkuru no gukorera mu murongo muzima ndetse n'ubugenzuzi bukorwa neza. Ishyirahamwe ry'ibigo by'imari iciriritse mu Rwanda Amiri rigaragaza ko gushyira ikoranabuhanga mu mirenge sako ndetse no mu bindi bigo by'imari iciriritse bizajya bijyana no kubaka ubushobozi bwo gukumira ibitero by'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga rizana ibibazo byabyo. Ese twiteguye guhangana n'ibyo bibazo bizana n'ikoranabuhanga byitwa cyber attacks? Twiteguye guhangana nabyo? Ni twabigenza dute? Hano hari impuguke zaturutse hirya no hino mu kwisi baje kutuganiriza muri ibyo biganiro. Kugeza ubu imirenge sako 35 yo mu mujyi wa Kigali ngo yamaze kugezwamo ikoranabuhanga, ndetse biteganyijwe ko uyu mwaka ugomba kurangira imirenge sako yose yo mu gihugu rimaze kugezwamo. Daniel Hakizimana, Flash TV.